Mwiriwe neza, murakomeye mumeze bombo. Nikavava wanyu ugarutse nk'ibisanzwe. Hariho umuntu mbona nje kuri kamera agatangira kuvuga ati ubu kigarutse kumvugira ibintu byanjye. Hari abantu mvuga bakumva ndabavuze. Ndabizi hari abantu mwiyumva amahangaha rega. Hari abantu mvuga mukumva neza ukumva ni wowe ndi kubwira. Subundi ndinda mbavuga mwabiretse ibyo bintu bibi mwirwa mukora. Ngewe nzajya mbivuga ubundi ngo abwirwa benshi akumva bene pe. Nzajya mbivuga uwo bifasha bimufashe, uwumva babaye ababare, ariko amenye ko nyine twabivuze twanabivumbuye. Kera mwajyaga muzi ngo abagore n'abakobwa ngo ntibavuga n'abantu bazajya batsikamirwa gusa biraho bagakomeza bagashirira muri kareka. Ubu ngubu nabo bamenye icyo gukora, nibura basigaye bajya ku mbuga nkoranyambaga bakarira bakavuga bati mwantabaye mwuka byaramwe mukangira inama. Muri mama mwabazengereje, buri umugore nakuzengereza wa mugabo uzamenye ko ariho wabanje kumuzengereza mbere. Uko nje icyo nzi cyo ntashidikanyaho nuko abagore 99% abenshi bashatse nabitegura gushaka mukunda abagabo banyu. Icyo kintu nagihamya rwose pe, nanagisinyira nkanacyemeza. Umugore yiyemeza ko mubana rwose agukunda by'indani, apana bya bindi byo ku ruhande. By'imbere mu mutima abagukunda, abakubona nk'Imana se. Sinzi ukuntu nabivuga. Nagarutse rero nyine gihe mbanje kubabwiza ukuri. Uzumva muvugiye ibintu nyine ubwo nzaba nabivuze. Niba ari bibukora se wabiretse ubundi. Ariko niba ari na byiza ubikomeze. Ariko nge nzakomeza kubivuga. Sinzigera nanaceceka kubibabwira no kuvuga. Ukeneye kubyumva azabyumva, udakeneye kubyumva byihorere. Ababikeneye bifite akamaro bazabyumve. Ariko igihe ibintu bikomeza gukorerwa mu ngo pe, nzakomeza mbivuge kuko ejo ni urubyiruko rwacu ruzaba rwageze muri izo ngo. Bajye bazizamo nyine bazi naho bagiye, batazajya bagira ngo baje mu munyenga. Nta minyenga ihari. Nta minyenga ihari n'istarago muba mujemo ni ibibazo. Murumva? Mubona bari kubakunda sha, bari kubitaho kubera ko bakibaharaye buriya rero ngewe narubu. Iyo umuntu mwabanye urukundo rujyaye. Muruta aho mwarusize mwasezeraniye. Muruta rujya hewe. Ruriya rukundo muba mufite mukiri basore n'inkumi. Kuki iyo mumaze gushakana rugenda? Ubu umuntu utarashakwa shaho cyangwa umuntu utarashaka buriya abagira ngo agiye mu ijuru. Umva, kenyera ukomeze. Imihanda yaranyereye namwe muracyari mu mandazi. Ndashaka umugabo umushake. Sibahari. Barahari, iyo uhageze nibwo umenya ibyo wakinishije. Hari imikino idakinishwa, ikintu bita gushaka. Mwabakobwa nta mukino urimo. Uza wishimye, ejo mundi ugatangira kurira. Ukajya urarurira we bukagukeraho. Mujye mubaza abashatse amarira baba bafite uko angana. Buriya nimubona abagore bagenda, abenshi imitima yabo yaragaze, yaraboze. Ni ukubona uruhu rw'inyuma. Kandi bimvuga ndabizi neza 100%. Amarira yabazwe n'uburiri baryamamo. Wewe rero wamubona naye ndashaka gushaka umugabo ugashyuhagana. Ugenda. Ejo ubundi uzabumbwira. Ntago byoroshye. Ni nayo mpamvu nongeye ngarukanye inkuru n'ubundi ivuga kuri ibyo ngibyo. Yego, ni umumama n'ubundi yishakiye umugabo yishimye avuga ati niboneye umugabo. Ubundi mwabagore mwe namwe murya twagapapu abagore babandi. Ukaba uzi ko uwo mugabo mugiye gukundana yenda reka tuvuge ko ari n'umusore. Ukaba uzi ko uwo musore mugiye gukundana yari afite undi mukobwa yateye n'inda, akanabikubwira. Ahubwo ati uriya mukobwa rero buri ubona namuteye inda, abantu bose barabizi, yari sheri wanjye ariko ntabwo twabana. Wowe urinde wumva ko uje kubana n'uwo mugabo wateye umukobwa inda akamwanga. Kuki wowe udahita ugira ubwoba ngo uvuge utese mugenzi wanjye wamuhoye iki? Arabwira ati buriya rero nateye umukobwa inda ariko ntitwabana. Ese umujijije iki? Wamugiye mu maguru ari uko utamukunda?
Subiza wa mugabo we, wa musore we, nako n'abagabo muba mwaranabateye n'amada mukongera mugashaka abandi bagore. We ntabwo yari umugore. Ikikubwira rero wa mugore we nawe wa mukobwa we ko uriya mukobwa watawe yari umukobwa mwiza, ngiye kukikubwira, gikubiye muri iyi nkuru. Uno mugore aravuga ngo nashakanye n'umugabo mbizi neza ko afite umukobwa yateye inda babyaranye, yaramumbwiye yaranamunyereka ndanamuzi. Ubwo nturiye agapapa uwo mukobwa. Ese utegereza ko umukobwa baryamanye batakundaga uwo musore ugiye kwishinzaho? Twagiye nakundanye n'uwo mugabo nyine wabyaranye n'uwo mukobwa, yarakiri umusore birumvikana, dukora ubukwe, turabana, turashyingiranwa, ndamubyarira, mubyarira abana 2. Ubu mufitiye abana 2. Tumaze kubana rero, tumaze kubyarana 2, naje kumenya neza ko asigaye asubira kureba wa mukobwa babyaranye mbere, bacuditse, amusohokana, bari kumwe n'umwana wabo. Nibyo natangiye mvuga. Si umugore wese ntiyamubyaje? Si urukundo rwe rwa mbere, wowe uri n'urwa kabiri. Ntabwo ari wowe rukundo rwa mbere, nubwo batabanye. Ariko nanjye kuvuga wa mugani ngo ntihaca urwango n'iki, ubwo ababyumvise babyumvise, niko njya numva bavuga. Ibindi namwe mu byiyuzuriza, wowe wumvaga ko uri igiki ku buryo uje kuruta wa wundi baryamanye mbere? Ikintu bita urukundo rwa mbere wowe urakizi. Ubwo warerebaga rero ukabona uri mwiza, ngo uramurusha ubwiza. Ntabwo uba umurusha. Imbere y'uwo mugabo wamuteye inda nta bwiza umurusha. Barabanye, baranabyarana, nawe amubyaza 2, ariko arangije akajya agira gute? Akajya ajya kwirebera urukundo rwa mbere. Batanashyingiranwe, batagiye no muri iyo mirenge yanyu n'iki. Ati rero narabimenye ko ari we basigaye bakungitse. Amakuru yangezeho ndayamenya, ndihangana. Harindaga wihangana se wagiye ubiyorora? Ndakomeza ndarwaza ngo ndebe ko urugo rwakwisunika iminsi. Mbona bikomeje gufata indi ntera. Rimwe na rimwe ntanarare mu rugo, muri weekend akaba yagiye. Ariko nza kumenya ko ari we babaga bari kumwe, nubwo yabaga ambwira ko agiye mu zindi gahunda ndetse no mu kazi. Rero ngewe kubera ko nabonye ibintu bimaze gufata indi ntera, kwihangana byarananiye, musaba ko twatandukana. Urugamba ruratangiye wallahi. Umugabo baratandukanye. Umugore ati ngaho isubirire ku mukobwa wawe mwabyaranye, nanjye ndagiye. Nguko uko yakemuye ikibazo cya mbere. Bamaze gutandukana rero, ntabwo uwo mugore yagiye ngo arekeraho. Umugabo we sinzi niba yarakomeje kubana n'uwo nguwo, ariko ibyo ari byo byose ubwo bakomeje kubana. Si sheri we se? Si banabyaranye? Umugore yaragiye ajya gushaka undi mugabo. Ntagiye mu rugo rwa 2. Ahageze umugabo aramwakira neza, yabonaga ngo ari ikidamu cyiza, gisa neza, gifite fresheri, kiryoshye, niko njya numva mvuga. Ahageze ati rero sheri, kugira ngo tubane turabanza dusezerane, cyane ko umugabo wa mbere twatandukanye mu mategeko, biremewe ko tukongera tugasezerana. Nkaba umugore wawe byemewe n'amategeko. Umugabo ati cyane. Baragiye barasezeranye, barabanye. Aragira ati tumaranye imyaka 5. Namubyariye umwana wa mbere, ubu ntwite n'uwa 2. Ubwo agiye kugira abana 4, 2 badahuje basi. Bamaze rero kubyara umwana wa mbere, ntago urukundo rwari rugihari, ariko kuri uyu wa 2 yaravuze ati muri iyi myaka 5 ubu ntwite umwana wa 2, ibintu byatangiye guhinduka. Nawe natangiye kubona yatangiye kugira imico nk'iya wa wundi wa mbere. Ese madame, iyo wirebye, jya mu ndorerwamo wirebe. We wabonaga ari wowe wa mbere agiye kubyaza, cyangwa ari wowe wa mbere agiye kubana nawe? Ikintu nshaka kuvuga muri iki kiganiro ni iki: urukundo rwa mbere ni ikintu gikomeye. Bibe ku mukobwa, bibe ku muhungu. Wa mukobwa we, niba uzi ko ufite umusore wakunze by'indani ariko byanyabyo, ukaba uzi neza ko wamukunze, akagira naho agutera inda,
mukabyarana, uwo niwe mugabo wawe cyane. Ntukangishwe ngo yashatse undi mugore, reka azizana niwe wawe. Urumva? Nawe rero wa musore we, niba uzi kuri gukunda umukobwa, ubizi neza ko yabyaye, uwo mwana yabyaye akaba atari uwawe, uri kugosorera mu rucaca pe. Azongera gute asubire kwirebera wa musore wamuteye yada, nubwo yaba yarashatse n'undi mugore? Icyo ndi kubona muri iyi minsi cyo, ingo ziranegetse pe. Ni ukuvuga ngo niba harimo umugore wakundanaga n'undi mugabo, ntibagira amahirwe yo kubana, nubwo baba bose bari mu ngo zabo, bose barashatse. Umwe aca inyuma umugore akajya kureba wa mukobwa, undi agaca inyuma umugabo akajya kureba wa musore. Ingo zikabyariza, ingo z'ikigezi zisigaye zibyara we. Usanga urugo rumwe rwarabyaye urundi rugo. Urajya kureba ugasanga urugo rufite urugo urugo rwarabyaye, ingo ziriho ziragenda zibyara izindi pe. Byumenya ko urwo rugo rwanyu ruzahita rubyara urundi. Nugushakanira mu bandi, nugushakaniramo. Mwitonde, ntago ibintu banzangaha birakomeye, birakaze pe. Ubwo rero uwo mama tumugarutseho, bari kuvuga ngo ni mumugire inama. Ese we yongera asabe gatanya yigendere? Ese urajya mu rwa gatatu mada? Ndumva ingo uzazizenguruka kugera no mu rwa 10. Ari kuvuga ngo ni mumufashe, mumugire inama, mumubwire ikintu yakora. Aratwite, n'ubundi umugabo we asa naho yongeye arigendera, nawe yagiye kureba urundi rukundo rwa mbere, nta wamenye ubwo ruranari. Umugore nawe arongera abaye ntabwa. Subwo murumva uwo mugore adahangayitse. Nibyo nababwiraga mwa bakobwa, ni byiza gushaka, ni byiza, ariko munashishoze. Hari igihe uhubuka ugahura na starago. Ariko ngewe icyo nashakaga kubwira uno mu mama, ntabwo guhora uzenguruka mu ngo z'abagabo ari wo muti w'ibibazo. Rwose urwo rugira urwanyuma pe, utazava huba n'iciro ry'imigani, kuko n'ubundi uzaruvamo ujye mu rundi. Narwo usange umugabo nuko ameze, n'ubundi mwabagabo mwarwaye ihe ndwara yo kwiruka. Ahubwo bazaba bagira imigozi bajye babazirika, kuko murakabije pe. Yewe ibintu nahoze ngira ngo biri uruhande rumwe, ariko amaze kubona ko biri impande zose z'isi. Niba uzi ko utabashije kwihangana ngo utuze wirerera abana, dore ko bafite n'abase batandukanye, nabeje bundi bazatangira baterana amangumi baraye, ntago bavukana. Iryo ni ryo kosa rya mbere urimo ukora. Uri gufata abana badahuje ababyeyi, nabo nibamara kubimenya bazakugaruka, bazatangira avuga ati si ni mubyeyi nyabaki, burya wowe ntituvukana, nawe ntituvukana. Shababone wari ikiraya pe. Wirirwa wiruka mu bagabo, unujya mu rwa gatatu uzahabyara n'abandi bana, baze nabo ubashyire muri babandi, bagire base batatu. Hama hamwe madam, hama hamwe wumva uko zubakwa, nuko zubatse nyine. Hama hamwe basi urera abo ngabo ugize waragakoze. Rera abo utuze, nuko ingo z'iki gihe zimeze, nuko zubakitse. Ntabwo ngiye nakugira inama rwose yo gusaba gatanya ngo wongere uturugo, wongere ubuse ubwo wataye rwo byakumara iki. Icyo mbona cyo muri bino bihe, kubaka ingo bisaba kwihangana, bisaba gushikama, bisaba gukanguka, mugakanura amaso mukareba. Niba ugize amahirwe akaba gufasha kwita ku bana, akaba nibura abahahira, kurikirana abana bawe nabyo kurirwa wiruka inyuma y'umugabo, uzatagangara. Abagabo b'iki gihe bari gutwika, harahiye haraho kongotse. Kuvuga ngo ikibazo kiravutse ngo ubwo umuti n'ugutandukana n'umugabo, uramuta se ubusanze we ubushaka no gusa. Njya numva bavuga ngo wirukana ngo uhekenya ngo ibuye igufa, ngo wirukana ngo uhekenya igufa ngo kazana ngo urimira bungurisha. Ushobora kumuta nawe ukagenda none ugahura n'akasa mutwe, akajya nakudihagura, ukajya no ku gasozi. Icyo rero ngiye nakwibwirira, ihamire hamwe. Rera abana bawe, nabishaka zakugarukira.
natabishaka nyine azagende. Abagabo se ntibariho? Hari indi nkuru mfiteyo irasekeje, nakasamutwe. Buriya iyo washatse uba washatse ukavana imikino aho ngaho. Iyo wabyaye uba wabyaye, noneho nta mikino ibihari. Ntabwo umuti w'ibibazo ari ukuguma kwirukankana abana, umwana umuvana aha umujyana aha, umuvana aha umujyana hano. Ushaka no kubajyana bagatangira guhura n'ibibazo, bagatangira no kugenda bapfa mu bintu utazi. Ntawe ujya umenya ko bashyiriye umuntu utari papa wabo. Ko abantu bahinduka se ubundi arinza kwicira abana bawe uri kurwana n'ibiki. Hama hamwe urera abana bawe, umugabo mureka agende, niyumva akeneye kukugarukira azakugarukira. Ibyo ngibyo rwose birahagije. Yewe ndumva ariyo nama nakugira. Naho kwiruka wiruka navuye hano nagiye nagarutse, hose uzirukanga mu ngo z'abagabo uzageze ryari. Ikindi cya kabiri, mukanure cyane mwabagore mwe namwe murya agapapu abandi bagore. Nawe izo ni ingaruka z'icyaha wakoze. None se ko wari uzi ko n'ubundi umushatse, uwa mbere wamushatse ubizi neza ko afite umukobwa yabyaje. Uwo nawe rero ushobora gusanga afite undi yabyaje. Nibyo natangiraho mbabwira ngo urukundo rwa mbere ni ikintu gikomeye. Nawe wa mudamu ukurikiye iki kiganiro, niba uzi neza ko umugabo wajya naguca inyuma, ukaba uzi ko ari wowe rukundo rwe rwa mbere, uriya ari kugucaho inyuma ntacyo avuze, jya umufata umukube na 0 umugabanye n'akitso, ntabwo yagusenyera urugo. Urukundo rwawe rurongera rukakugarukira, keretse niba uzi neza ko nawe hari uwo wamuriye gapapa. Impamvu rero uwo mugore buriya we atabona urukundo rwe, buriya ntarwo yari afite. Uwawe yari ataraza, wababajwe no kujya kurya udupapu abagore b'abandi, unanirwa gushaka umusheri wawe, cyangwa hamwe nawe bagukunde ubone uwawe, ujya kwirirwa gutwara abandi. Icyo kintu rwose mumbabarire mukiteho mucyumve pe. Ntuzigera ukangwa n'indangamirwa ngo umugabo wanjye ngo ajya mu ndaya, nako mu ndangamirwa niko ngo zisigaye zitwa, ngo buriya ngo zizamujyana zimujyana he. Umugabo se ni ihene bakurura mu kiziriko ngo baramujyanye? Ntabwo umugabo bamujyana. Umugabo ese ko numva mugira ngo abagabo bo nta bwenge bagira. Bagira irari, ibyo ni ibintu ugomba kumenya. Abagabo barararikira, bagira irari. Kandi nyine urumva niba baza kubatigisa amabuni imbere, aratambuka abona ibuno rirahise, atambuka abona irindi riragiye, noneho ngo basigaye banabihaga. Nabo nibuno rihaze, aragira amatsiko yo kujya kureba igihaze muri iryo buno. Aragenda kirebe nyine. Kuba ari bujye kureba iryo buno rero ntabwo bikuyeho ko azi ko afite umugore akunda, yubaha. Aragenda arebe ryarari ryabo, arebe iryo buno birimo. Narangiza arataha asanga umugore we wanyawe. Ibiriya rero ntibibakange, ntibigutera ubwoba. Niba uzi kuri urukundo rwe rwa mbere, ntaho urukundo rwawe rwajya, ruragenda rukongera rukigarura. Intego y'iki kiganiro ni icyo ngicyo nyine. Kabone niyo wamwiboheraho kaja, noneho nsigaye numva ngo indaya ngo hari akantu zazanye, kuriya mubona zigenda zigatezaho amabuno nyine ngo ikibuno kikagerera iriya ngo kugira ngo bashiture abagabo banyu. Ahako mwandangamira ngo nawe mufite n'umbare isangamiro, nawe mufite ibibazo pe. Nibyo urashimushitura ribona iryo buno arihaze, azare ibiri haze. Ese mwebwe ahanyu hazaza, ejo hanyu hazaza muhafata nk'iki? Mubona muzaba muri ubwo buzima kuzageza ryari? Kuko abo bagabo mwirirwa murata hayo mabuno bifitiye abagore babo, bifitiye ingo zabo, ntabwo babakeneye pe, ntabwo banabashaka. Azararikira iryo buno ryawe, azarirebe, ariko narangiza yumva aranaguhaza, ajugunye hariya yikomereze yigendere. Mwebwe kuki mutubaka ejo hanyu hazaza heza? Ngo wumva ukeneye kuba umukobwa, nawe ukeneye urugo rwawe n'umugabo wawe, ujye mu rugo nk'abandi babyeyi. Uwo mwuga ni muhitemo, buri muntu wese ahitamo gukora icyo ashaka pe. Ariko ngendagira ngo mpumurize abamama muri mu ngo zanyu, mwiyubashye, mwazubatse, zirakomeye, nta cyazinyeganyeza. Ntabwo ziriya ndaya zizigira zinyeganyeza ingo zanyu. Ni byinshi bakora ngo kugira ngo batware abagabo b'abandi, basigaye bajya mu bindi bihugu bakikora ibintu ntazi ibyo ari byo, bakabatera ibishinge ngo bajye banyarira abagabo, ngo kugira ngo babone ko ngo banyara, akabone nimunyara n'amaraso akaza. Ntabwo muteze gutwara abagabo b'abandi.
ibyo ni byo munyara nabyo ni pirate, nta kiza ntabwo bizabaryohera, ntabwo bizabashimisha, kuko niba pirate hano ni ibintu muri kugenda mukajya gushyira aho ngaho ngo mukunde mubajijishe. Abagabo bazi ubwenge, ntabwo ari ibigoryi. Ibyo byose bagenda babivumbura gahoro gahoro, bakamenya ko ari ibintu bya pirate muba mwashyizeho kugira ngo mubajijishe, kandi nabo ntabwo rega bananiwe kuryoherwa, ntabwo bayobewe ubwenge. Ubwo rero abagore muri mu ngo zanyu muzigumemo. Urata urugo rwawe ujya he? Guma mu rugo rwawe n'urwawe, ntaho umugabo wawe azajya natiri mukazongera kugarukire aze mu rugo rwiwe. Ntizibakange, ntimugire ikibazo na kimwe. Niba uri urukundo rwe rwa mbere, n'ubundi azagaruka agusange. Nabo ngabo wumva ngo baragenda, nuko baba bagiye kureba inkundo zabo, baba barariye gapapa abandi. Nimba uzi ko watwaye umugabo w'abandi, wari witwaje icyo uri cyo, cyangwa se nimba wari ufite n'amafaranga simbizi, ugahengera umutipe henda ukabona henda nta mafaranga afite ahagije, nawe akaza akurikiye ayo yawe, ukamutesha umusheri we yitereye inda, akaza yakurikiye akemera mugasezerana, ntago agukunda, aje kurya kuri ayo mafaranga. Nibwo uzakubona ukabona araguta akajya kwirebera urukundo rwe. Murumva mwabagore mwe mwirirwa mwiyemera murya gapapu abakobwa mutwara abagabo babo ngo nuko ngo mufite. Hari abagore hanze hano bafite ikofi we, hari abagore hanze bafite amafaranga, mugenda yaragumiwe n'urugero nta mugabo afite, cyangwa se nta n'uwo yigeze abona, ariko akaba afite amafaranga, ariko akaba azi ngo byanze bikunze umutipe runaka ntabwo namubura mushatse kubera ko afite amafaranga, azaza anagukorera ibyo wifuza byose. Urumva musezerane mugire mute, amafaranga yawe yatundurure ayishyirira rwa rukundo rwe yateye inda. Nurangiza usigarurira mu myotsi ngo umugabo yaragutaye, n'uwawe uritwaje ngo mwasezeranye si biki. Mwasezeranye hari urukundo rwe wamutesheje, uramujijisha ngo umufatiranye n'ubukene, ariko ntabwo agukunda. Ubwo se niyigendera uzasigarurira ngo umugabo ngo yantaye. Uzasigarurira ngo umugabo yantaye. Hari aho bimeze bityo ndabizi, ariko hari naho gucana inyuma. Ubundi ikintu bita gucana inyuma mbona aricyo hari umunsi w'imperuka uzafungiraho. Bireze muri iyi minsi abagabo baraca inyuma abagore babo rwose cyane. Ntago abenshi ari uko baba basanze inkundo zabo za mbere, hari n'abasambana kubera ko basa naho hari ibintu bagize nk'akamenyero, akumva ni ibintu yagize marasoneri, akumva haradasambanye yapfa. Icyo rero ngira ngo mbwire abakobwa n'urubyiruko rwitegura gushaka muri iyi minsi, niba udashaka umugabo uzaguca inyuma, uzashaka umugabo w'umukene udafite amafaranga. Azaguca inyuma se hari igishoro afite? Ziriya ndangamirwa ntabwo wazijyamo udafite igishoro. Buriya abagenda baba bafite ibishoro, baba bafite ikofi ibyimbye, ntabwo nawe yapfa kukwemerera utamuhaye amafaranga. Nawe aba yarashoye andi, ayajya gutezaho kiriya kibuno ni igishoro cye, ayajya kwiteza ibishinge ngo ajya anyarira abagabo ni igishoro cye. Ibyo byose biramuvuna kugira ngo nyine yigarurire abo bagabo. Bajya no hirya kure kubikorerayo, iyo tike nayo ni ndende iba yamuvuniye. Nawe rero ukajya aho ngaho ukajya wirirwa uririmba. Niba rero udashaka umugabo uguca inyuma, ishakira umugabo w'umukene. Aha azajya, ariko nawe nimumara gutera imbere mukazamuka akayabona, azagenda. Ikindi cya kabiri, niba udashaka umugabo uguca inyuma, yenda muzamumaranye n'agaheda, ntabwo muzashakana ngo ahite agenda, kuko bizamusaba kubanza kubona nyine ayo mafaranga. Yenda muzamarana utwinsi duke. Hanyuma niba udashaka umugabo uguca inyuma, shaka umugabo usenga, winjiye mu bintu by'Imana cyane, akabyambara ku mutwe nk'ingofero ye, akaba ari ibyo bintu abamo. Ubu nawe ntabwo yapfa kuguca inyuma. Buri muntu winjiriye mu Mana, niyo yaba afite amafaranga miliyoni n'amamiliyoni, hari ahantu honyine niho mbona hari ubuhungiro, ni naho honyine mbona hari abagabo bazima batapfa kugira izo nyungu. Umwe wabyinjiyemo ariko ukabona birimo indani, atari bamwe bajijisha. Buriya biragoye kugira ngo apfe kuguca inyuma. Niyo yagenda harimenya ari umwuka mubi wa Sekibi waba wamuteye da, ariko si ingeso.
buriya uzatinya umugabo usambanira ingeso, akumva niyo ngeso ye, akumva ni ingeso yamunaniye kureka, akumva azasambana, ntibazageza ryari ntago mbizi. Ariko mwa bagabo mwicyo nashaka kugira ngo mbabwire, nubwo mwirwa mwirukanka muri ziriya ndaya zirabapirata, uko mubona zipirase nyine nimwe ziba ziri gupirata. Akuvira aha akagenda akajya kwiteza ibyo bishinge ngo akanyara, numbaza ibyo banyara ni biki. Ariko ndakubwiye umugabo wa nyawe kabone nubwo wanyara n'amaraso akaza, ntabwo wapfa kumushyigura mu rugo rwe. Umugabo ufite urukundo rwe, ufite umugore akunda, ibyo unyara wagiye kwiteza mu mabuno na hehe hose, ntabwo bishobora kumushyigura mu rugo rwe. Kirazira. Ntabwo wewe uri urukundo rwe rwa mbere. Abagabo bakunda inkundo zabo za mbere. Mugume mu ngo zanyu rero muzubake, wihangayika ngo ugire ubwoba ngo umugabo wawe yaguciye inyuma. Abagabo barararikira, bagira irari, ibyo bintu mwe mubizi. Namwe mwa bakobwa mwe muri gushaka mwe mubizi, muzashakana ejo numva ngo yaguciye inyuma uzamenye ko baragira irari. Ibyo birirwa babona nyine barabirarikira. Ibyo ntibizaguca intege ngo bitume usenya urugo rwawe. Hama mu rugo rwawe wirerera abana bawe babyaye, urukundo rwawe rurahari, ntaho rwagiye kureba amabuno. None se ibintu biraritse aho ngaho biraho byigize nk'imitako, hari umuntu utajya kubireba? Nta muntu utajya kubireba. Njye icyo mbashishikariza mwa babyeyi mwe baba mama, nimugume mu ngo zanyu muzubake. Inkundo zanyu zirahari, nimuhumure. Niba ariko mutarariye gapapu abandi, buri uzahura n'ikibazo kimwe, urasugira ngo indangamirwa hari ikintu zivuze. Ufite icyo avuze nuwo wariye gapapu. Kuko indaya zo abagabo bazijyamo bagiye kureba ayo mabuno yabo n'ibyo biteza by'ibishinge n'iki baba bumvise, babyumvanye n'abandi bagabo ngo iriya ndaya ngo iranyara, ngo ifite amazi, ngo ibiki n'ibiki. Ntimumenye ko ari inshinge bagenda bakabatera ngo bajye babanyarira nyine babarya amafaranga, ngo mwabonye ngo abanyara. Ariko ibyo byo ntacyo bivuze, uriya we ntago yagutwarira rwose umugabo. Ahubwo ikibazo n'uriya bariye gapapu. Niba uzi ko wariye gapapu umukobwa nyamukobwa utari indangamirwa, umugabo wawe ukamenya neza ko ari we aba yagiye kureba, uriya we rwose nushaka wimyire usiga inkingi, uriya niwe mugabo we, uriya niwe mugore we. Niba uzi ko iryo kosa warikoze, nushaka usezera uve no mu rugo rw'abandi. Naho kuvuga ngo yagiye mu ndaya, biriya nta kintu bivuze nizero. Wowe ntazirwa guhangayikisha ngo gutesha umutwe, ujye wirigurira, urara udasinziriye. Ihanagure, wishime, ubyine, useke, urye, urera abana bawe utuje. Utuje, umugabo wawe arahari kandi uramukunda, nawe aragukunda pe. Iyo niyo nabagira rero. Naho wa mudamu we, wowe ibyawe byo nagahomamunwa, ntabwo tuzi niba urukundo rwaho rwagiye impamvu rutaza nawe kukureba, ubabajwe no kuri gutwara abandi. Niba uri gurya gapapu rero abandi bagore hamwe nawe, abagabo bawe bisubirije ku nkundo zabo. Ahanini ingo zawe ziri gusenywa nuko uri kwihambira ku nkundo zitari zawe. Nta rukundo rwawe na rumwe rurimo aho ngaho. Uwa mbere wamuriye gapapu, n'uwa kabiri ntago yari umusore, yari umugabo. Nawe mujye umenya ngo umuntu w'umugabo wemera kugushaka nawe ufite abana, si uko ari wowe wa mbere muba muryamanye. Icyo kintu urakizi neza. Kwirirwa ubungera uva aha ngaho ujya ahandi, washatse urwawe rukundo. Kandi nawe rega ari urukundo rwawe ntago warureka. Wakumva udashaka kuruha iruhande. Uzi urukundo nyarukundo rwa nyarwo ndakurahiye ntago warusiga. Kabone nubwo yaza yacitse ukuguru, kabone nubwo yaza yacitse akaboko, uwawe ntabwo umusiga. Ubwo se wasiga urukundo rwawe ukajya he? Abo rero nawe impamvu ugira umutima wo kubata, ntabwo uba ubakunda, ntabwo ari abawe. Wowe ikintu cyawe wapfa kugisiga ngo nuko ngo cyagize intege ngo ibiki n'ibiki. Ndakurahiye. Umugore ukunda umugabo we uko byagenda kose, niyo yapfa aravuga ati ndemera dupfane da, ntago amusiga. Wowe uwa mbere uramusize uragiye, n'uwa kabiri ubwo washakaga kumusiga ngo ugende. Ariko niba atari inkundo zawe nushaka uzisiga ugende. N'ubundi ubwo ntubakunda, ubwo ubabajwe no kwitwa ngo ufite umugabo gusa. Ubundi si ubwo kwitwa ngo ufite umugabo udakunda, ibyo bintu bimaze iki?
ukajya hariya ngo abantu bazanseka ngo nibabona ntafite umugabo ngo ubuse ngo nzabaho ngo nta mugabo ngo rwose ngo icyo upfa n'umugabo, icyo upfa n'umugabo se aje kugusteresa nawe wisteresa n'uwawe nurangiza ngo nimungire inama ngo rwose byancanze ngo byanyobeye. Impamvu bikuyobera ni ukuri kwizirika ku nkundo z'abandi si zawe. Ugenda urarika ngo uri mwiza ngo ibikireka ibyo ngibyo ntabwo umugabo utari uwawe ntabwo abibona. Uko waba uri kose iyo umugabo ari uwawe nawe ntaho yajya, ntaho ajya hehe se? Rero abo nawe impamvu banakureka mugatandukana nta n'umwe ugishije undi inama, mwese nta nkundo ziba zirimo, mwese buri wese ashaka kwikururira yishyira. Rero wa mubyeyi we, nimba ubona byanze izo nkunda atari zawe, aho kugira ngo rego unasare uzarinde gusara umutwe uniyahure utabana bawe, wanigendera ubwo urukundo rwawe ntiruraza. Rwawe niruza se ntuzabimenya, uzumva nawe udashaka kururekura. Sinzi niba ibintu iyi message yumvikanye. Buriya niba hari abantu bazi gukunda jawe n'abagore, ubu umugore uzi ubwenge wumvise yanyumvise umugore uzi ko akunda umugore we yanyumvise walayi. Niba uzi ko ukunda umugabo wawe, ikizakubwira kuri urukundo rwe uzumva udashaka kumuva iruhande. Kabone niyo yaza yinereye tu, uravuga uti ndaguhanagura sheri uryame wagire, kuko uba wumva umukunze. Nubwo yaguhemukira akajana ka gihumbi, amakosa gukorera ntabwo wayabona kubera ko umukunda. Kandi icyo nzi cyo nawe abagukunda, nubwo nawe yenda yagukosereza nese ko aba atashye agarutse, si uko abaje kukureba. Rero mwaba mama mwe mujye munyuzamo mwihanganira amakosa y'abagabo banyu. Umugabo n'umugabo, abagabo bahora bareba. Ubundi se uko baba babashyize imitako imbere, wowe bazana imitako bakayigushyira imbere ntuyirebe. Ikiza nuko bagenda bakareba ibyo bitatse aho ngaho, agasanga burya byari imitako akigarukira. Mbese bigutwaye iki? Abari mu ngo nyango muzigumemo, ntimuhangayikishwe n'ibihita bigenda byongera bigaruka. Urukundo rwawe niba ari urwawe n'urwawe rugumane. Urajyahe ngo ndavuye mu rugo ngo ndagiye ngo umugabo wanjye aca inyuma ngo ibi bintu sinabivamo. Ugiye kandi nugera aho ugiye urongera wumva ushatse undi mugabo. Nugira ibyago usanga urukundo rwawe warutaye, nushaka undi se nawe ugasanga guca inyuma, uzabigenza ute? Uzahora wiruka nk'uyu nguyu twarimo twumva muri iyi nkuru. Mugume mu ngo zanyu, murera abana banyu, abagabo banyu barahari ntaho bazigera bajya. Uyu munsi rero ikiganiro cyanjye reka nginira nakagaruka ngira ngo murabizi, je mpora mvuga, nzahora nanavuga pe, nzahora mvuga, ariko nzi ko muri byinshi mvuga abantu benshi bakuramo ibyabo. Kandi nzi ko iki kiganiro hari abantu benshi kiri bufasha. Ubu wasanga hari uwari uri mu nzira zo gusenya urugo rwe, abayemo imyaka igeze nko muri 13, 14, 10, ngo umugabo wamuca inyuma. Ese wa mugore niba guca inyuma ko mubanye imyaka 10, nashaka imyaka 10 aba yimaza guca inyuma, yigeze agusiga ntimubana, si wowe umurarana ubwo se urajya he? Ngo numva ngo umujinya wandenze, uwo mujinya wugire nibyo ubabare bibaho, yenda icyo si ikintu cyiza aba yagukoreye, kubabara no kurakara bibaho, ariko ibyo nta bintu birenze. Nabisobanuye ko biriya ni imirati biri aho ngaho, kuko baragenda bakareba ibyo barata nyine bagiye kwitezamo ibishinge n'iki bakagaruka aho bati mfite original ni pirate. Jya mu rugo rwawe rero wumva neza uzi kuri original, ntabwo uri pirate wowe. Niyo mpamvu umugabo wawe agukunda. Mwese ibintu bya pirate ntimuzi ko tubigura bigahita bisaza vuba bikanakenyuka bigashira. Ariko ikintu ya original gihora ari original, kiba gikomeye kimeze neza. Mugume mu ngo zanyu mwiyubakire ingo nziza zanyu murimo. Abagabo bagira amararicyo mu bimenye, azararikira ikintu agenda kirebe niba afite ubushobozi bwo kukibona, ariko n'ubundi azakugarukira kuko azi kuri original. Mwakoze cyane kunkurikira, nakagaruka nzahora mbazanira inkuru. Iki kiganiro cyo cyane abaye kirekire muraza kubibona, numvaga nshaka kuvuga. Hari igihe rwose mbyuka numva mfite umunwa, numva hari ikintu nshaka kuvuga, ariko uyu munsi navuze pe, navuze
ubwo abumvise mwiyumvise. Mwakoze cyane, nakagaruka ndahari, nzakomeza mbibahe. Mwakoze kuntega amatwi, tuzasubira ubutaha. Imana ibampere umugisha.